Nation Radio ni radio ya diaspora nyarwanda ikorera Texas muri leta z'ubumwe za Amerika. Kwibwira abakurikiye none aha One Nation Radio. Ngewe nkuko nabibabwiye mu kiganiro twari dufitanye, nitwa Rugema Michel, ndi perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, komisiyo yafashije mu gutegura iki kiganiro twagiranye uyu munsi. Muri hano mwateguye ikiganiro nka komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga na politike n'umutekano muri Sena. Mwateguye ikiganiro hagati ya diaspora nyarwanda, ese mwaye mugamije iki muri make? Iki ni ikiganiro twateguye hamwe na Minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane kubera impamvu ebyiri. Ya mbere nuko Minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba niyo minisiteri ifite mu nshingano kureberera no gukurikirana ibikorwa bya diaspora. Mu nteko ishinga amategeko, komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano nayo ifite inshingano yo gukurikirana ibikorwa by'abanyarwanda baba mu mahanga. Ni muri iyo mpamvu rero twicaye hamwe tureba ukuntu twahuza abanyarwanda bitabiriye umushyikirano uyu mwaka, tukareba ukuntu twabaha amakuru ku gihugu, ku bikorwa mu gihugu, tukabaha n'umwanya wo kugira ngo babaze ibibazo no gusobanuza ibyo batumva, ariko cyane cyane byari kubaha umwanya wo kugira ngo tuganire nabo, twungurane ibitekerezo ku byo bakora n'uko bariho mu mahanga. Hari ibyo mwabasabye mu rwego rwo kurwanya icyo nakwita ipfobya ndetse n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi, ngira ngo ni n'ibintu mumazemo igihe nka Sena mutegura ndetse muteganya gukorana n'ibindi bihugu mu nteko ishinga amategeko z'ibindi bihugu. Kuri uyu munsi mwasabye diaspora nyarwanda kuba yabafasha mu kumenya abakora iryo pfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kuki babikora, impamvu zibatera. Ese mubona ibingibi bizafasha iki no muri iyo gahunda mwari mwaratangiye yo gusinya ibihugu amasezerano y'ubufatanye? Ihakana n'ipfobya rikorerwa ku isi hose, ariko burya cyane cyane rikorerwa mu mahanga, kuko mu Rwanda hano dufite amategeko hana ihakana n'ipfobya, so urikoze akurikiranwa n'amategeko, so ahaborera kugira ngo babikore no mu mahanga, kuko ahenshi nta mategeko bakurikirana ahari. Kubera yuko ihakana n'ipfobya rinini rikorerwa mu mahanga ku mpamvu maze kuvuga, ni ngombwa yuko ababana n'iki kibazo umunsi ku wundi bamenya imiterere yacyo, bimenya uko byigaragaza, ariko kuko ubona nabyo buri munsi nibo bazi n'ingorane bahura nazo mu guhangana nayo. Igihe rero abantu bari mu bice bitandukanye bahuye bakungurana ibitekerezo bakagirana inama, bituma noneho babandi bahangana nayo umunsi ku wundi bagira imbaraga ndetse bakunguka n'ibitekerezo n'uburyo bashobora guhangana nayo mu buryo bwiza kurushaho. Nkuko natangiye mbivuga, iyi ni One Nation Radio, ni radio ifite gahunda yo gutanga amakuru nyayo ku gihugu. Nibwo mwaye mwumvishe? Nibwo bwa mbere mwumvishe One Nation Radio? Ngiye mu by'ukuri nibwo nayumvise, ndagira ngo rwose nicuze, nibwo bwa mbere nayinyumvise. Nka Sena noneho murabivugaho iki? Ubwo twayimenye cyane cyane ikaba ikorera ibintu byiza cyane bitwunganira, ahubwo tugiye gushyiraho umwete kugira ngo nawe tuyikoreshe. Murateganya gukora nayo gute? Duhanahana amakuru nk'uko twavuze, contacts zacu twazibahaye, namwe izanyu mwaziduhaye ubwo twabimenye, n'ubu dushobora no kujya kuri Google twayivanaho. Ntabwo ubu ngubu bigikomeye kugira ngo umuntu amenye ikintu, kukibona ntabwo bikomeye, ariko twebwe twabona contacts zacu.